kanjyane gutya. Murabona abana bose tubyara, sibyo? Bavuka bambaye iki? Kandi nta kibazo baba bafite. Bari bafite ko nta kintu bagize gute? Ntacyo bazi. Ariko mbere yuko Adamu na Eva bakora icyaha, nta kintu dusoma muri Bibiliya bari bambaye nk'umwenda. Ahubwo dusoma umwambaro wa mbere bambaye nk'umwenda nuwo bikoreye. Ubwo kubona bambaye iki? Ko urafite Imana mu ntekerezo zawe byari bihagije kubona ko bafite umwambaro. Umuntu rero uri mu twari bwa Satani nyine ajya gukora, nawe yashatse kwambara ubusa bw'umubiri. Urumva? Ngahisha intekerezo. Ibintu babyumvise. Tugiye bita turi abantu amadini yose akomoka nibyo akora. Amadini yose akomoka nibyo agiye gute? Adamu na Eva baremwe batunganye arabera basabwa kumvira iki? Imana. Burafite ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero bw'Imana nta handi bushingiye nukumvira. Uhabwe ngo umunsi mwakiye kupfa muzajya gute? Ikibazo suko bariye, ahubwo ikibazo nuko baritse kumvira babujije kujya gute? Bakimara kutumvira Imana bakumvira Satani, babonye bambaye ubusa. Intekerezo zabo zizabona ku mubiri noneho. Bashatse gusubiza ikibazo cyababayeho, baza kwambika umubiri ngo ahishe iki? Intekerezo. Uyu munsi abantu benshi murabona ko Satani adushyize mu cyerekezo cyuko turimbisha iki? Kurya umuntu tumwubahira uko yambaye, tumwubahira ibyo atunze, ibigaragara hehe? Nyamara Uwiteka ntabwo akora. Mu byuka igihe Samweli yajya gutanga umugisha ku muntu agomba kuba umwami usimbuye Sawuli mu rugo rwa Yesayi, bamuzanye bakuru ba Dawidi, wari umusore mwiza cyane, ngo ufite mu maso h'inzobe, muremure, munini mu maso, ngo Yesayi yibwiraga ko ngo uraba mu mwami w'abiki? Wabise we yari yarangije kubona ku mwami arahari. Bamuzanye Samweli ati ngo Uwiteka aramugaye. Agize gute? Aramugaye. Ariko Yesayi nkase yarazi neza ko Imana bose yabyaye ariwe mwizo rero. Ati Uwiteka agize gute? Ati Uwiteka ntabwo ari nkuko mureba. Mwe mwita ku by'inyuma, Uwiteka yita ku by'iki? Imbere. Ibyo ndio hame ry'Imana. Ihame ry'Imana no kwita imbere mu mutima. Aho mu mutima niho ari ubugingo buhoraho, niho ari n'urupfu ruhoraho. Nimba ariko narwita urupfu rw'iteka. Urupfu nyine abantu bazapfa bakavaho. Aha rero niho hakorewe icyaha gikomeye. Niho habaye kwambura umuntu Imana. Ntago ari mu kanwa, ntago ari ku ntoki. Ni hehe? Imbe? Ni wa muntu w'imbere. Uriya muntu w'imbere yatambaye unyuma bayambaye ubusa. Nubwo inyuma ashaka kugaragaza ko imbere yambaye, akoresheje kwambara n'ibitabaho. Ariko imbere bacyambaye iki? Ubusa. Aha, turakomeje. Ngo biremera ngo badoda mu bibabi by'imitini, biremeramo ibicocero. Ko ndeka mbabaza. Ibicocero ntabyagomba kujya bikuma se. Ubusabo ndi bukakomeza kuvunuza ku karubanda. Nako bigenda muri iyi minsi. Umuntu akora ibyaha akabyihishamo, akihisha mu byo ikingiriza inyuma, mu byo twita imirimo myiza, mu byo twagaragara neza, ariko birangira n'ubundi gize gute? Bigiye ku karubanda. Ntabwo bijya byishira. Birangira bigiye kuki? Aha, uyu muntu akimara kwambara ubusa rero. Aha hantu yo mageze ndavuga nti Uwiteka warakoze. Kandi nimba ari ikigisho nigishira kenshi nta nareka. Ni iki ngiki. Aha niyo mageze ndavuga nti Uwiteka yatabaye wowe twari kujya hehe? Ese uzajya mu ijuru? Ese uri umwana w'Imana? Nicyo kibazo cy'ikibazo. Aha ngani Uwiteka yise avuga ati nubwo utanyumviye, nagomba guhita nkurimbura, nagomba guhita ujya gute? Ariko ndagukunda. Amina. Nubwo utanyumviye, icyo watakaje nzongera nkiguhe. Amina. Icyo watakaje nzongera gute? Nuhinduka. Buri ikintu Imana yavuze ntago ari ikintu gikomeye. Abantu bazi ko inzira y'Imana ari ibintu bigoye. Kwiyo ibintu by'Imana ngo bigoye, reka da. Ikintu twatakaje nicyo dusabwa ko nyabugarura gusa. Ni kimwe gusa no kujya gute? Kumvira. Imana isi bwa Adamu iti wowe gusa nuko icyo ngiye kukubwira. Ibyo watakaje nzongera mbiguhe. Fata umwana w'intama, mvugeho ibyaha byawe umutambe. Muri iyo shusho wabukijijwe ibyaha bya ibitakaje nzongera mbigusubiza. Amina. Uwiteka yifuza gusubiza ibintu bibiri.
ariko kimwe cyo tugihabwa cyo kiri mu isi. Kimwe cyo tugihabwa tukiri hehe? Aha, muzi impamvu tugihabwa tukiri mu isi? Nuko rero twayitakarije n'ubundi. Icyo ubwo ni igiki? Wa mutima wumvira Imana. Ntabwo tuzahererwa mu ijuru. Tuzawuhererwa mu icyaha, muri yasi icyaha. Iyo mvuga mu ijuru ariwe narubagira ngo nuko n'Adamu yari mu ijuru. Wa mutima wumvira Imana twambuwe. Imana ntabwo yashatse kuduhereza tutari mu cyaha. Ahubwo kuko ari urugamba hagati ya Kristo na Satani, hagati kiza n'ikibi. Imana yagira tugire wa mutima uhanganye na cya kibi noneho. Amen. Murabyumva? Uriya madini yose icyaha afite n'iki kimwe. Ntabwo ari byinshi. Nuko utajya gute? Kandi avuga ko bumvira iki? Barababeshya. Tugiye kuza tubirebe. Kumvira Imana ni gute? Murebe icyo Adamu yakoze nangwa Eva bombi bakoze, ntabwo ari cyaha wavuga ko gikomeye kurenza ibyo yakora uyu munsi. Sibyo? Urebye ibyo abantu uyu munsi bakora n'icyo Adamu yakoze ntabona ko ari ikintu gikomeye. We nta nubwo yishe Eva maze. Ntabwo uyu munsi umugabo arica umugore, umwana akica nyina, urabona ibintu biri hano muri uyu munsi. Ariko icyaha gihari gikomeye gusa kurenza ibindi ni kimwe, no kutumvira. Abantu bakumvira Satani, ntibumvira Imana. Rero uwo mutima wo kumvira Imana, Imana kujya twongeye tuwugira uyu munsi. Tukiri hehe? Tukiri muri iyi si imeze gutya. Nta n'ikintu kivuyeho. Uzakwigisha ngo dore ukuntu ijuru uzaribona ngo genda, arakubeshya. Ni kimwe gusa, ni ukujya ute? Adamu akimara kumva ikijambo ry'Uwiteka rimubwiye, ndamukunda cyane nawe. Adamu isateri ntabwo avuga ati koko nahemutse, ndigaye, kuri uno nongeye kumvira Imana. Atera iyo ntambwe, atumva Imana, nishyize mu mwanya mubi, hari indi kamera y'isi nyinjira mu wundi ntari ntafite. Hari kamera y'isi nyinjiramo utari warampaye, kamera y'icyaha, nge ndwanirira, ubundi nkumvira. Amina. Ashyira mu bikorwa by'Uwiteka agize gute? Gitambara gitamba. Kandi ubu tuzahora mu bugingo buhoraho. Amina. Ariko mu bana yabyaye itorero rya Adamu, itorero ryo mu rugo rwe, havutsemo n'ubundi ukomeza ya kamere, Kayini. Imana iti mwebwe kamere muvukana kuko Satani yaguze iyo mibiri yanyu. Ni imibiri yacu Satani yaguze. Murabyumva? Niwe yaroroye iyi mibiri. Kuyirorora ni kugira ngo itegeke umutima, wa mutima awubone. Niyo mpamvu havuze iti rero ni munyumvire ngewe nze gutura mu mutima wanyu kubw'igitangaza. Kubwo kunyiza gusa mukica umwana w'intama, ni mu rwo buryo bw'igitangaza genda garuka mu mutima wanyu. Navuyemo mwaranyirukanye, ariko mu rwo buryo bwo kunyumvira mukica umwana w'intama ugeranya kunyica ngewe, ndahita ngaruka mu mutima wanyu. Aya nabwo ati shamana mbasha nimba waratekereje ute ngewe ndi umuhinzi rwose, ariko nanjye ndakumvira. Ntago najya gutamba umwana w'intama, nta ntama ngira gute atanze itazwa kumva ko rwumvikana. Nta ntama ngira gute, icyakora ndatamba amashu, ndatamba karoti, ndi kuvuga ibyo guhinga ndatamba ibishyimbo. Ashya kugiki kugita wumva ukuntu Satani akora. Ahangayo tuhageze ntabwo tuhatinda, ariko nibyo twese turimo muri iyi minsi. Abantu benshi ubwo karaba Kristo bazajya mu ijuru bameze nka Kayini. Kayini yari umukristo, niba ariko twabyita, yitaga kari umuki kwereye, nawe atena yubatse igicaniro, yatera intambwe gufata umwanya akajya gutamba. Ntabwo yari umupagani iyo ngiye utazi iby'Imana, ategereje n'igisubizo yakoze. Ariko ikintu yakoze yatambwe ikidatambwa. Abakristo benshi abita bumvira amacuri, bagaragaza ko ari byo bumviye, ariko macuri. Kayini agomba gutamba intama, ajanisha, azanye umufuka w'ibishyimbo kirojana. Nyamara Abeli arabizirikana, amenye ko Uwiteka avuze ngo a ntihinduka i. Ikibazo nta nubwo ari n'amacuri, ikibazo ni ukwigoma. Ni ukwigoma. Kayini yarazi icyo gukora, yarakigishijwe, ako yanga kwigoma icyo kintu. Nyine yanze kumvira mu butufu bwo kumvira. Agomba kuguranisha ibyo afite, ibyo adafite kugira ngo akore ibyo. Akabibona. Maze Abeli wabikoze Uwiteka aramwumvira kuko akoze ibyo yagize gute, yabwiwe, yumviye.
maze igitambo cye kirakirirwa. Igitagikurikira kuri wa wundi utumvira, muza iyo twanga karengane kazabanga kare muzanu kazaturuka naho ngaho kwa Kayini. Kayini yabonye nawe yarushye byamuvunye, abona undaremewe we ntagize gute yemewe. Icya kabiri byabaye urubanza muri we mu mutima, bimucira urubanza. Usanga abantu abakristo babanga nta kintu bapfuye n'abandi, baromora ko nta kintu mwavugana ntiza kugiza makurangwa ntabwo zima kazabadive nta n'ikintu nta jambo yize gute nta jambo uvuze ariko nguriye mu munyempaka. Ibyo byatumye Kayini ahagurikira mwene se agira gute aramwica. Mbese uri umwana w'Imana, ese uzajya mu ijuru? Twasubize ngo yego. Mbese nibyo? Iyi kamere uburyo bumwe iva mu muntu nibu kandi bworoshye ariko kandi bukomeye. Ubwo buryo ni uburyo nanone yavuyemo. Birikumvikana? Yajemo ahubwo uburyo ivamo. Aha ni uburyo yajemo. Uburyo kamere y'icyaha iva mu muntu ni uburyo yajemo. Uburyo kamere y'Imana igaruka mu muntu ni uburyo yavuye. Ni ukumvira. Kumvira iki? Muhimbwire neza. Kumvira iki? Kumvira iki? Iki Imana yavuze. Ijambo? Imana yaravuze byari ijambo riraho bari bazi. Ntabwo Imana iri gukomeza kuvuga. Yaravuze byararangiye. Kwari ukumva ijambo ry'iki? Ubwo buryo nibwo bwagomba gutuma babaho by'iteka ryose. Kubwo gutumva iryo jambo ry'Imana bakumvira irindi jambo itari ryi byatumye bahabwa kamere yo kurimbuka by'iteka ryose. Aho ngaho niho tuvukira. Aho niho tujya gute? Kubyarwa ubwa kabiri nicyo bivuze. Yesu nicyo avuze. Yesu yaje kutubera, bamwe babyitanga ikiraro, ntuza Yakobo muri ote yamubonye ari nk'urwego ruzamuke bakuriraho. Yaje kutubera inzira y'uburyo bubiri. Inzira yo kutuzanamo ibyatuvuyemo, aza no kutubera igituma ibyo bintu bishoboka, igitambo. Aje kutubera nyine icyo twebwe kuko twe twari twagapfuye. Ntabwo n'undi nza nta kintu ari kutumarira. Yaje kutubera icyo yatuma dukomeza kubaho no kutugaruramo ibyatuvuyemo. Amadini menshi batari yose, usibye kari yose, yigisha Yesu igice. Yigisha Yesu by'iki? Wese ababarira ibyaha, fungiraho. Bakabavuza ukuri. Ukabarira iki? Atubereye igisubizo tuzajya mu ijuru. Amen. Ariko ntago biga umurimo wa kabiri yuko Yesu agomba kugaruka muri hehe? Muri jewe. Kugira bigende gute? Reka tubivuge gutya. Adamu akimara kumvira Satani, yabayeho mu buzima bwo kumvira nde? Oya. Satani akimara kumvira Satani, yabayeho imibereho yo kumvira nde? Satani. Iyo niyo yabaye imibereho ye buri munsi. Kamere yari ibogamiye mu ki? Akimara kumvira Imana, yabayeho kumvira iki? Nibyo Paulo yanditse mu gice cya 8. Abari mu twari bwa kamere bashobora kunezeza iki? Hari undi banezeza ariko ubwo ngubwo. Niba batanejeje Imana hari undi baneze? Ariko abana b'umuka babyawe n'umuka bo bagira gute? Barayinezeza. Bivuze ngo Yesu atubereye ibintu bibiri, akamadini yigisha ikintu kimwe. Kandi nacyo bakakigisha amafuti. Bigisha ko Yesu ari igisubizo cy'ibyaha byacu, nibyo. Bigisha ko yatubereye igitambo, nibyo. Ariko ingingo ikurikiraho intambara ihita avuka intambara. Iyi ngingo ikurikiraho ni ingingo kubaho ubuzima bwubaha iki? Bwumvira Imana. Wa mutima, aho twiganye icyisho cyitwa gutsindishwa n'umuntu bwo kwizera. Wa mutima naho ngaho uvukira. Ukumvira iki? Imana. Ite wibaza umutima uyu munsi ukumvira Imana. Urahora umukandida wo mu ijuru. Ni gute kumvira Imana? Imana yabonye ko ibintu abantu bashobora kutazabyumva. Kuri Imana ni igitangaza. Amaye, ubwo wacu hari n'umusinzi gace kiwacu ndetse yabana n'ubumuga. Ako yarasinze umunsi umwe maze arwati Imana uri Imana, akajya umuntu gutesha umutwe.
Iyo jambo nkomeza kugira ritekerezaho nsanga Imana imara koko nta mpamvu yo kwitesha umutwe. Ni Imana. Yakagiye umuntu gutesha umutwe. Ibintu bye bari kuri gahunda neza. Yabonye ko tutazumva neza ibyo kugendera muri kamera byo kumvira Imana. Yemera kuza kuba mu isi yacu. Yemera kuza kuba mu iki? Ibaha imibereho yo kumvira iki? Yesu ngiki kinavuze cya kabiri. Bwa mbere yabaye yantama. Niyo mpamvu byari gushoboka yuko Yesu itava mu ijuru akuze bagahita bamwica. Bikaba bisohoye. Ariko nagiko yabigenje. Ahubwo kuko icyo ngiye no muri cyangwa bakugerwaho nkuko yakiyemereye yaje no kubaha imibereho yo kubaha iki? Imana. Buri tegeko ryose. Nta tegeko na rimwe yagize gute? Muzasoma muri Luka 3 yuko karakamenyero ko kujya mu ki? Mu isabato. Karakamenyero ke gufasha abantu. Bwari ubuzima bwe. Kumvira iki? Ndetse n'ababyihamirizaga muri Yohana 8 nkora ibyo data agize gute? Yantumye. Ibyo ashaka nibyo nkora. Ijambo ryose mvuga ndivana kuri we. Ibyo ngibyo yakamenyero ke. Iyo mibereho ye rero yo kumvira Imana. Kumvira ijambo ry'iki? Imana. Niyo umwizera wese ahabwa. Agira gute? Yohana 3:16 akwiriye ku mungu wa 14 katwasome tubyumve. Tugere ku mpamvu y'iki cyigisho. Basi muzi wacyo. Yohana 3:10 kangahe? Na 4. Kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Maze rero ahangaha ntago abantu bajya batekereza. Mbese Mose yamanitse inzoka mu butayu kubera kuki Yesu yigeranije n'inzoka? Hari wahita byibuka inzoka ni ikivume. Yesu yiswe ikivume kubw'ibyaha bya ariko impamvu iranzoka mu butayu yamanitswe ni kubw'urupfu rwe rwagwiriye abaki? Abantu. Inzoka z'ubusabwe zari abantu mu butayu. Ziranzoka rwari urupfu kuri bo. Uwarebaga we yagira gute? Nubundi rero Yesu ni igitambo cyacu kubw'urupfu dufite. Ahita hinduka igisubizo cy'urupfu rwa. Iyo turebye kuri Yesu direct tutubonye kinini cy'urupfu nimere ko nabyita. Tutubonye ubugingo. Ibyo ngibyo by'amadini yose yigisha ngo icyangombwa si ukwizera Yesu. Mu by'uri ko kw'icyango dore nibyo. Uko Yesu amanitswe hehe mu uko inzoka amanitswe mu butayu niko na Yesu agomba kumanikwa ku giti. Ibyo ngibyo niko byanditse ahangaha. Kandi ni by'ijana ku ijana. Ariko hepfo gatoya kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho hepfo kuko Imana akunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho abantu bigeze kumubaza muri Yohana 6. Bigeze kumubaza ubwo bugingo buhoraho ubwo ari bwo maze aza kubasubiza ubwo ari bwo. Yohana 6:33. Umwuka ni utanga ubuki? Ubugingo. Umubiri ntacyo ugize gute? Ntacyo maze. Ega amagambo akomeye. Iri jambo rirakomeye. Ngo umwiza wese atarimbuka byahabwa ubugingo bujya gute? Mukarika ati umwuka ni utanga iki? Ubugingo. Umubiri nta kintu ugize gute? Ntacyo maze. Bega amagambo akomeye. Ko umwizera wese atarimbuka arahabwa ubugingo buhoraho. Agaba hindi cyatubwiye ngo umwuka ni ugira gute? Utanga ubugingo. Umubiri ntacyo maze. Mva hepfo gatoya. Amagambo mbabwiye niyo mwuka. Amagambo? Mbabwiye. Kandi tumaze gusoma ngo umwuka ni utanga iki? None baratubwiye ngo amagambo mbabwiye niwe niyo mwuka. Ubwo biravuze ngo ijambo ry'Imana ni umwuka. Birahuye? Kadusubiremo tubyumve neza. Yesu aravuze ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo ugize gute? Ntacyo maze. Hepfo ati amagambo abwiye niyo mwuka. Arakomeza ati kandi niyo bugingo. Ubwo ijambo ry'Imana ryo itanga iki? Ubugingo. Ijambo ry'Imana ryo itanga iki? Ubugingo. Aha. Dusubire mu Yohana 3. Ahanga ni itoro rya Kristo riri nicyo abantu bita idini ryakwiye kuba rishingiye. Bwambe tubonye ko Yesu ageranijwe n'inzoka barebaga abantu bakajya gute bagakira. Bivuze ngo ushaka gukira igihano cy'icyaha areba kuri nde? Kuri Yesu. Ariko ubugingo
butuma uwo muntu akomeza kubaho buturuka mu ijambo ry'iki Imana. aricyo n'ubundi cyo cyarabaye ingaruka yo kubura ubwo bugingo gusuzugura ijambo ry'iki Imana. kugarura ubwo bugingo rero ni ukumvira rya jambo ry'iki Imana. abenshi uzumva bavuga ngo ngupfa kwizera upfa kujya gute Kwizera gusa. tugiye twibaza ikindi kibazo none se ko kwizera Yesu ko ni gute nje simva ko naremeye Yesu amadini ya kiro kuravuga ngo atura ko Yesu ari umwami n'umukiza Wawe. hano ubupagani hano ubu kandi wakumva ni ubupagani kandi ari Yesu ni ubupagani kandi ari Yesu. tugiye kureba impamvu ari ubupagani kwizera Yesu ni gute tubonye ko umwuka wari utanga ubugingo kandi ngo ubwo bugingo butuka mu ijambo ryande kuko ngo iryo jambo niwo mwuka niyo tugiye kwibaza uko kwizera abantu baba bavuga ni ukuwe mbese niko mfite cyangwa mfite ukwa Bibiliya Abaroma 10:18 aba Abaroma 10:18 Abaroma rero ku murongo wa 17 rero ku murongo wa 17 nibyo tutari twasoma iri jambo ku murongo wa 17 ijambo nakunze kubabwira amadini akoresha ari ku murongo wa 9 ndetse najyo benshi bakoresha bavuga ngo Dukora akaba bikoresha mu buryo butari bwo birananditse handitse ngo iki niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa niyo magambo agira gute bagusomera ako tugiye kureba uku kwizera ni gute 17 dore kwizera guheshwa no kumva no kumva ntabwo upfa kumva gusa ibyo ubonye byose kukazana ijambo ryande ya Kristo ntiwumva ko kwizera gukenewe atari ibyo abantu bibwiye mu mutwe wabo atari n'ibyo babwiye ko baberetsweho ahubwo arizana ijambo ryande ya Kristo kandi uko kwizera wizera Kristo nibyo bizana iki ubugi kwizera guheshwa no kumva ukazana ijambo ryande muri ushaka ubugingo buhoraho cyangwa se ufite ubugingo buhoraho nuko nta ngingo ni imwe yo mu ijambo ry'Imana nyuranya nayo kuko kunyuranya nayo ni ukuri mu ruhande rw'urwanya Imana none tugiye twibaza ikindi kibazo gikomeye none uwumvira Imana ameze ate wa wundi ufite ubugingo ameze ate ameze ate mbese wamubwirwa n'iki agenda ate gute mbese ngewe nakisuzuma nkasanga niko bimeze abo twageze kugira ngo utange ibitabo ibuyiga amagambo twiganye ndi kugira twongeye tuyasome Yohana bwa mbere bwa Yohana igice cya 2 amagambo nyaho twongeye dusome hanyuma tuze neza kuri twebwe uyu munsi bwa mbere bwa Yohana bwa mbere bwa Yohana igice cya 2 umurenzeho Yohana akurikira Yuda ako rwa mbere mu rwa 2 na rwa 3 ngira ngo rwa mbere igice cya 2 igice cya 2 umurongo wa 3 ubundi iki ni igisubizo kuri buri muntu wese iki ni igisubizo kuri buri dini byo byose iki ni igisubizo kuri pastor wese abantu benshi bavuga ko tuzi Imana dore ngiki cya 2 kono rwa mbere igice cya 2 haranditse ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tuzi Yesu iki kintu kibitumenyesha wowe uvuga ngo uzi Yesu ngiye mvuga ngo nzi Yesu iki nicyo kigiye kubimenyesha nuko tumuzi nuko twitondera amategeko ye twitondera amategeko y'Imana kuko yamije ko nta nakanyuti kazajya gute kuva itegeko rya mbere cyo kutagiza indi mana irya kabiri cyo kutasenga ibishushanyo irya gatatu cyo kutavugiriza Imana bose cyangwa inyuma irya kane ry'isabato irya gatanu cyo kubaha ababyeyi iryo kutica iryo kutiba iryo kudasambana iryo kutarahira ibinyoma iryo kutifuza ayo mategeko yose agomba kuba mu mutima ya impamvu uvuga kamuzi ntitondera amategeko ye uyu numubeshyi ukuri ni kuri muri we akazavuga akasenga bigasengeka aho kuri ni kuri hehe kuri muri we ariko umuntu wese witondera ijambo rye urukunda kundi Imana ruba rumaze gutunganizwa rwose muri we
icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye no kugenda nk'uko yagendaga. Uvuga ko Yesu ari muri we akwiye kugenda nk'uko Yesu agira gute yagendaga. Tere icyo bita wibaza, yarafashaga, yarasengaga ku isabato, uko nyine amategeko y'Imana agize gute, uko niko Yesu nawe yagendaga. Impamvu yabyo ni iyihe? Nuko icyo Satani yazanye nuko utumvira, kandi icyo Yesu azanye nuko ujya gute, nukumvira. Ntago ari ibindi bije ari bishyashya. Icyo Satani yazanye nuko utumvira. Niyo miyoborere yacu twari dufite, twaribaga, twarasambanaga, twarabeshyaga, twagize gute. Aho ni kwa Satani, kutumvira iki Imana. Icyo Yesu azana rero nukumvira, nugukorana ikinyanye na bya bindi, ukora ikinyanye na bya bindi. Icyo rero kibonerwa mu kwizera kwaheshejwe n'ijambo ry'iki Imana. Abo bituka mu idini, bituka kwa pasitoro, bituka mu itorero, ahubwo mu ijambo ry'iki Imana. Maze rero hari indi mvugo ivuga ngo ariko supfa gukora neza, nukoze neza ntago azajya mu ijuru. Ko Yesu naza azahemba bafashije abagize gute, ntago azajya he. Uyu wanditse no Rwanda kwerabizi ko abantu bazabyibaza. Abivuga mu gice cya 5. Gice cya 5 cy'ice turi gusoma murongo wa 2. Numva ikigaragaza ko dukunda abantu. Ikintu cyo kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana, abandi bavuga ngo twafashije. Wa 2 nuko dukunda Imana tugakurikiza n'amategeko yayo. Amen. Tugakurikiza amategeko yayo. Uzabwa ngakunda abantu yica isabato arakubeshya, yanakuroga. Uzabwa ngafasha abantu ariko akiri umusambanyi ngo ararimanganya, yanagukindura. Ahubwo ikigaragaza ko dukunda Imana n'abana bayo nuko bigambere dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko nyine nukumvira. Urabutumviye Imana ngo urakunda umuntu, uramukunda ko ari kimushakamo, harimo akantu. Nicyo urabumukurikiza gute, mukurikiyeho. Ibi rero iyo turangije kujya gute, turangije kubimenya, turangije kumenya ko icyo dukeneye ari ukumvira. Kumvira Imana bwa mbere twari kwiga ikigisho cy'ubuzima. Kumvira Imana kuko itungira amagara mazima. Yamiri yacu nsigeze umukabira twazifata neza. Kuri buri ngingo Imana yose yagize gute, yavuze. Hari ikintu kimwe tutatumenya. Reka dusoma amagambo ari ku murongo wa 19. Ni amagambo akomeye. Ngo 10 na kangahe? Yansomere. Amagambo avuga ngo turi abana b'Imana. Buretse gato ngo tuzi ko turi abana b'iki? B'Imana. Ako bimaze kugenda gute? Twere mu gice cya 2 tubona yuko uvuga kamuzi bitenda amategeko ye, wo numuki? Kandi aya mategeko ye nta kuntu wayashobora. Kuko icyatumye uyica kigihari ntago wayashobora. Ni igiki? Nuko utumvira. Kandi unya ngo kumvira kongeye guruke mu muntu, ho bisaba igitambo. Bisaba igiki? Uko kumvira kujya kugaruke mu muntu. Dusomye muri Yohana ngo bisaba igitambo. Bisaba ko Yesu amanikwa ku giti. Buri umuntu utarabonye Yesu ku giti cye, ngamenye ko Yesu yapfuye ku giti cye, ngo ibyarimo nukwaka ku musenyi. Nukwaka ku musenyi kuko bazamubwira n'ijambo ry'amabatake bise n'ibyo ngibyo nabyo birimo. Arema intambara. Ariko uzi neza icyo Kristo yamukoreye, uzi neza ko Kristo ibyaha byari byo byatumye bamwe kuri kiriya giti, itavuga ati oya kuba ari by'Umwami wanjye nta kundi. Nubwo bindemereye mu mutima wanjye, nubwo bingoye cyane bitewe n'akamenyero kanjye, ariko kubera bivuye mu magambo y'iki y'Imana, bivuye mu kanwa k'Uwiteka, icyangombwa ni ukumvira kuruta gushaka ikindi gitambo ntanafite. Bwa mbere hakenewe igitambo kigomba kutugarukamo kujya gute, kumvira nicyo Yesu Kristo. Hanyuma nyuma kumvira ni amagambo mvamwe ndimo dusomye ngo tuzi ko turi abana b'iki b'Imana. Ayo magambo kuri cyavuga ngo iki? Nahabisi bo bari mu mubi. Kwirira muri rumvikanye. Ngo nahabisi bo bari mu ki? Niyo twe dutuye he? Mwisi. Turya bimwe. Ibyo byavuye mu butaka. Tunyura mu nzira zimwe, tugenda mu modoka zimwe. Ariko ngo twe tuzi ko turi abana b'iki? Ntabwo tugushidikanya. Mu gihe twumvira Imana, tuzi ko nukubihamya turi abana b'iki Imana. Ariko abo mu isi bari mu mubi. Ikintu Satani yakoze rero gikomeye, abari mu isi yatumye bumva ko bari mu Mana, yabazaniye bokamana. Abadivaje kuri mukozi kuntu bangana, bizeye Yesu w'igice nakutanariwe. Kuko wahuye na Yesu yamera nk'umusamariyakazi. Yamera nk'umusamariyakazi.
ati nimuze murebe ibyo umbwiye ibyanjye byo byose ko murumva Yesu ari we. Yesu yaza amaze akubwira ibyawe ibyo bingana iki byose. Amen. ariko uyu munsi amadini yacu icyo tubwira avuga ngo hindura reke gusenga ku cyumweru usenga kuki icyo ngibyo ntabwo wabikora ngo uzajye mu ijuru. Oyagukiza isaha. ishwi cyakora kandi no kwica ntabwo wazajya mu ijuru. ishwi ni ibintu bijyana gute. Icyo Yesu amaze ntabwo ari kugira ngo nk'iterabwoba. Oya, Yesu ntabwo ari iterabwoba. Icyo abereye ahubwo ni ukumenya ko uri umunyabyaha wishe amategeko y'Imana n'Isabato irimo n'andi yose, ukavuga uti mwami njye ndi wo kurimbuka. Burya nabaga mu bintu ntazi ibyo ari byo. Uriya kamere yanjye ari ibyaha gusa nakubabazaga. Ijambo ryawe rivuga gutya, nawe njye nikurikiye abantu bashaka inyungu, nikurikiye imiryango yanjye ntazi ibyo ari byo, nakurikiye umugabo, nakurikiye umugore, nakurikiye umubyeyi. Benshi uko twari tumeze, ariko nizi ijambo ryawe nsanga ukuri kuvuga ngo ndi umunyabyaha, umbwiye ibyanjye none mbabarira. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Iyo ngiye utayiteye ibindi ni ukwaka ku musenyi. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Uti none rero mbabarira. Yesu ati ubwo muzi guha abana banyu ibyiza muri ba mbese so mu ijuru ntago azabaho ibyiza mwafite kwizera guke mwasabye. Numara kumva ibyo ngibyo uburemere bw'ibyaha nuko Yesu abambwe ku musaraba, ukizera icyo yakoreye ngo ko ari igisubizo cy'urupfu rwawe, hari ikindi ahita gukorera. Ndavuga ati noneho wa mutima guteye gukora ibyaha, wa mutima guteye kugomera Imana, ndawukwambuye nguhaye umutima wo kunyumvira. Amina. Umutima kujya gute? Kunyumvira. Umutima wo kumvira Imana ni uwuhe? Niho ndetse mu Galatiya igice cya 5 ibyo twiganye bushize, kandi ngiye gusoma amagambo make mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi ngana ku musozo, ariko amagambo akomeye cyane. Nshatse kugira ngo ninjire neza aho twashoreje, aho twaheruka kuganira, tumere nk'abantu twongera tubyibuke, ndetse n'abandi bavandimwe twabonanye uyu munsi nabo tubyumve neza, tumenye ngo turi abana b'Imana koko cyangwa tugutera waraza. Mbere ya kamere n'imbuto z'iki? Hari ikindi kintu wakisuzumira aho kureba kuri uwa kamere, uri wa Satani. Hangarika tubicago tubiha amazina yabyo neza. Imbuto za Satani z'umwana wa Satani n'imbuto z'umwana w'iki? Imana. Kuko ibi bintu biri mu muntu, kandi buri cyose gifite ugihagarariye. Dore rero ibigaragaza umuntu wa Satani mu ngwa 19 no gusambana. Yesu asobanura gusambana Mateyo 6 yabigarutseho. Niwifuza umugore mu mutima we abagize gute? Nyungu rwose nta gutera baraza aye kwita umuntu w'Imana. Oya, ahubwo yihari. Kabiri, gukora ibiteye isoni. Ibikiza gute? Biteye isoni. Mu biteye isoni rero ni byinshi. Ninde wanyibutse icyo twaganiriyeho ubushize? Mu bintu biteye isoni abantu bakora. Mbese biteye isoni gushyingiranwa n'igiti? Biteye isoni? Biteye isoni kuba umutinganyi? Nubwo hatanditse muri Bibiliya mu mategeko 10 utasoma ngo ntugatingane. Nubwo nyine nabyo biri mu cyaha by'usambanya, ariko wenda ntago gitomoye gutyo da. Si biteye isoni se? Ni iby'isoni nke. Mbese biteye isoni ko n'umugore mu nzira ugenda yambaye ikariso gusa? Ako nyamara wenda bavuga uti nta n'icyaha yakoze. Abana cyagize gute? Uko yatatukanye wenda ugatibye, ako ni iby'isoni nke. No gusenga ibishushanyo. No gusenga ibiki? Ibishushanyo. No kuroga. No kuroga? Mbese twasanze natwe abantu benshi bavuga hari n'abantu b'Imana ari abarozi, bateka ibyo kurya bidafite akamaro, mbega abarozi. Bari ibyo kurya bya nijoro, mbega abarozi. Bavuga amagambo asebanya, mbega uburozi mu magambo. Kutirinda ni uburozi. No kwangana no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane. Cyangwa tugira umujinya n'amahane, kandi bigiye ko n'umuryango yacu arimo ikibazo. Kasanga dufite amahane no kwitandukanya. Kavuga ntazo njya kumva iby'Imana da, Imana itazambaza kwirema ibice. No kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ibyo ni biranga umuntu n'umutware bwaki ya Satani. Numa nimero kutumvira muri rusange. Uyu muntu ntabwo yumvira Imana.
yumvira imbaraga Satani murimo. 22 ntongera dusome. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ugakunda umwanzi wawe ukamera nka Stefano, ataba bari ko batazibira gute ni ibyishimo. Hano muzumva banga umuntu urimo ngo agiye umwana ngo ntabyimitse ko ntabyimishinyiko muri isi meze gutya. Ayiwe wagera icyo gihe si ukamera nka Yesu, akwese ngo ahora n'agakanyamuneza, agakwiza inseko hagezeho, atari mu magambo y'amashyengo ahubwo kuby'ibyiza Imana agize gute ni ibyishimo. Nese ubajwe n'iki? Isi ni mbi turabizi neza, ariko Yesu ni mwiza. Kuki utakishima? Ni ibyishimo, ni amahoro iyo umuntu abatuje, niyo yapfushije, niyo yibwe, niyo yagize gute amera nkayo bati Uwiteka niwe wabigize gute wabimpaye. Navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, zarasubira mu nda y'isi nambaye iki? Nambaye. No kwihangana, uko mwisi ari abantu bazakubangamira, uzakurikira Imana umugabo yawe, nakurikira Imana umugore yawe, abantu bange abatura, ariko no kujya gute no kugira neza, ukagira neza abantu bose, n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda imeze bityo nta mateka agize gute. Uyu muntu icyabaye muri we arumvira, icyabaye muri we no kujya gute ukumvira, nta kindi. Ibingi ntago ajya zihingamo. Usanga abantu y'abandi njyewe nibaga ntago nzongera kwiba, uziba ye cyane uziba wabuza bara naho kwiba azakubana haki. Wewe namaga inzoga ngo urayivaho gute? Hagomba kuboneka ikigusunika. Aricyo twabonye bwa mbere, kwizera Yesu muri ubwo ryari mu buryo bw'igitangaza butuma ibyo bintu bishoboka. Iyo twasomye ku murongo muri Yohana 3, usomye icyo gice usanga navuga ngo ku murongo wa 6 ngo umuyaga ahugiza gute. Ibyo ngibyo ni Imana ikora uko ibishaka, ariko umutima ugomba guhinduka. Ntabwo twebwe tubipanga ngo yango iminsi nibyo irahagije ngo reka ndekeraho. Urekeraho inyungu yarimo si wayihaze n'uyu burazongera. Rero ibi ngibi bivuze ngo nukumvira, wakira imbaraga yo kumvira, wakire Yesu wumvira se aba mu mutima wawe. Ndasoma amagambo mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore, magambo ngira ngo twumve. Hari ibintu byinshi muri iyi minsi, hari ibyigisho byinshi by'ubuhanuzi, cyakora amazi n'iminsi ntababwiraho byinshi atari uko bitanahari, ariko ubwo buhanuzi ugomba kujya bufata. Ndagira ngo soma amagambo makeya arimo kino cyigisho cyitwa gucyanuka mu byoroheje, ko kuri page 25 ndamaze soma amagambo makeya kuri page 24. Twabonye ko ijambo ryitwa idini bisobanura inzira cyangwa se imico. Hari idini ya Gikristo n'idini ya Satani. Ibingi tujye tumenya ko bihari. Ari ni yazo nzira ebyiri. Hari idini yo kumvira, hasa inzira yo kumvira Imana, ninza kumvira nde no kubonera Imana. Idini itunganye kandi itanduye ntabwo ari amaranga mutima. Ntabwo ari amaranga mutima. Kujya ahantu babyine ngo wumve byacitse, ahantu basenga imbaraga ngo wumve oya rwose. Ntabwo ari amaranga mutima. Oya. Ntabwo ari uko byashyushye. Oya rwose. Ahubwo ni ugukora imirimo y'impuhwe n'urukundo. Nukora imirimo y'iki? Impuhwe n'iki? Iyo ni idini ya Gikristo. Ni imico. Iri dini ni ingenzi kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza n'umunezero. Iyi dini yinjira mu ngoro yanduye y'ubugingo, bityo ikirukana icyaha cyahihishe. Umuntu ufite imibereho gukora neza muri we arirwanya kandi akitsinda. Ajya kuri ikintu akabati ikintu ngiye kubungune natekereje cyangwa oya. Iyo dini yimitswe mu mutima yeza ibihari byose kubwo kuhaba kwayo, maze ikamurikira umutima ikoresheje imyambi irabagirana yazuba ryo gukiranuka, rikingura amadisha y'ubugingo rikerekeza mu ijuru, maze iminasire y'urukundo rw'Imana ikinjira. Iyo dini izana amahoro no gutuza, bitewe n'uko umwuka w'ijuru uba wuzuye ubugingo, imbaraga z'umubiri, iz'ubwenge n'iz'umutima ziriyongera. Kristo aremwa muri twe,
we byiringiro by'ubwiza. Iyo twemeye kumva ijambo ry'Uwiteka, muri byo harimo kuba Kristo aza akaremerwa muri twe, ubundi tukabaho imibereho yo kumvira iki? Ibyiringiro by'ubwiza. Gusa muri iyi minsi uzasanga hari ibintu byinshi abantu bateye umugongo. Gukiranuka tugukenera no mu tuntu dutoya, no mu tuntu dutoya twa buri munsi akeneyemo kujya gute? Gukiranuka. Paje 26. Urugendo rurerure cyane rukorwa kubwo gutera intambwe imwe imwe. Urugendo rwa Kristo ngo ruterwa ko gutera intambwe imwe rurerure cyane, ariko no gutera intambwe imwe. Kubera iki? Mwibuka ikintu kiri gukorerwa muri twebwe uyu munsi, cyangwa se gukorerwa muri twebwe uyu munsi, ni ukubaka imico twatakaje. Numva ukuntu Imana dukunda, niyo mpamvu Imana tugize ibyango duhite dufata uzajye mu ijuru. Usanga bari kuvuga ngo haburiya, kuko bizeye yuko ngo kubatizwa ngo umuntu abariwe ibyaha bye byose. Macuri. Ngo avuye mu mazi ngo buri ibyaha bye byose byagize gute? Ndabibigishije. Babati haburiya ngafaje ko agahita imodoka imugonga yazajya hehe? Ntago ijangwa, ntago ari ko twaritwarwa. Aya. Ahubwo urukundo rw'Imana rwemera yuko dukizwa ibyaha tukaba mu isi dukuza imico. Dukuze iki? Kujya tugira umutima Adamu yari afite atarakora icyaha, uzatubasha kuba mu ijuru. Murabyumva? Icyakora utambaza uti none umuntu ese yihana agapfa ntayazajya mu ijuru. Byo mu butware bw'Imana hagari mu bwanjye. Nizi urugero yagejejeho umuntu. Umunyururu muremure cyane ubugizwe n'uduce dusobekeranye dutandukanye. Iyo kamwe muri ko duce kangiritse, uwo munyururu wose nta kamaro bukimaze. Murumva? Umunyururu murawuzi w'igare cyangwa se w'ikindi kintu cyose. Murabona uyu ufite uduce twinshi. Akamwe gusa kavuye igare ryagenda. Nese kara kantu niko munyururu. Ni kamwe mu munyururu. Aha. Kara ni wakita umunyururu. Ariko katari umunyururu ntiwajya gute? Wagenda. Uko niko bimeze. Ni imico ku mico, kutuntu dutoya tworoheje mu buzima, kumenya kujya no ku rwego rwo gutegura ifunguro. Ibintu bavuga ngo nta hantu bihuriye, kugeza aho ngaho birahuye cyane. Ntago bigoye. Igisabwa no kujya gute? Ni birahuye cyane. Igisabwa no kujya gute kuri iyo ngingo. Twabonye kibazo uti mbese data ushaka ko nkora iki? Ngiye guhinga ariko si abana bahinga bate? Ngiye kwiga ariko se abana bawe biga bate? Ngiye guteka ariko se abana bawe bateka bate? Kigiye ntago tuzateka ibizira, ntago tuzavuga ibizira, ntago tuzaririmba ibizira, ntituzacuranga ibizira. Kuri buri nta nubwo ibyo tuzihingamo, ahubwo kumvira icyo Uwiteka ageze gute yavuze mu ijambo rye, bizakubashisha gukora n'ikindi gikurikira. Amen. Imico itungangirwa n'ibikorwa bikozwe neza buri gikorwa ukwacyo. Inenge imwe igenda ihabwa icyicaro aho kuyitsinda yanduza umuntu, kandi kuri we igakinga amarembo y'umurwa w'Imana. Inenge zingahe? Imwe. Umva, niyo mpamvu igenda igundirwa igahabwa icyicaro, kugira ngo ikanduza umuntu, igakinga n'amarembo y'ijuru. Ikintu kibabaje abantu benshi nuko bavuze ngo bakwikiye amategeko y'Imana ariko aracyafite inenge. Iki? Inenge. Tusabwa kubura inenge. Nkuko Yesu nta nenge agiraga gute? Kandi iyo irashoboka. Vugisha ukuri no mu tuntu duto cyane. No mu tuntu Tutoya cyane. buri munsi ujye ukora ibikorwa by'urukundo kandi uvuga amagambo ahumuriza. Aho unyura hose mu buzima bwawe jya uhasiga inseko nziza. Igihe ukoze muri ubwo buryo, Imana izagushyiraho ikimenyetso ko ikwemeye. Abantu bazi bazashyirwaho ikimenyetso nuko bahiriza isabato. Ndaberuriye bakarabimbe wanatangiye isabato gukibatse Imana nakindiho. Imana uziyariyo, Imana yibambe inyamba bazitinda kurakara. Icyo kimenyetso cyaho kijya ku muntu umeze gutyo nyine. Ko nyine ni ikimenyetso cy'iki? Cy'Imana. Ni isabato ni ikimenyetso cy'iki? Cyayo. Mwese yo Imana ikurimo. Igituma rero kubamo no kugira imico nk'iya isabato riza kuzuriza ibyo ngibyo. Benshi bayiruhuka batazi n'ibyari byo. Benshi mu ijuru bazabwira ko batigeze baruhuka isabato, kandi buri munsi twabonaga mu rusengero no materaniro, kuko batagize iyi mico.
igihe ukoze muri ubwo buryo Imana izagushyira ikimenyetso ko ikwemeye, kandi umunsi umwe Kristo azakubwira ati nuko mugaragu mwiza ukirana kubwo kumvira kuri buri ntambwe. Ntabwo ndavuga amagambo menshi hano hari amagambo ku ipaji 31 mu cyigisho nanone kivuga gushaka umugambi udakebakeba, baranditse ngo gushaka guhesha Imana icyubahiro nibyo bikwiriye kuba impamvu iruta izindi zose mu mpamvu zidutera kugira icyo dukora. Guhesha Imana igiki? Icyubahiro. Kumvira kavuga uti impamvu ngiye gukora kino kintu ni iyi, impamvu ngewe mera gutya ntamera gutya ni iyi, impamvu uyu munsi ntari guhuza na gahunda z'abayobozi b'itorero ni iyi. Ukaba ufite impamvu gushaka guhesha Imana iki? Cyubahiro. Iyo bitameze gutyo rero birangiye uhesheje abantu icyubahiro, nawe wihesheje iki? Kandi ubwo nyine ni kamere ya Satani. Ukoresha umutima nama niyo suri nshaka gusorezaho mfunga kino cyigisho. Abenshi imitima nama yabo yaguye ikinya, ntabwo igikora, ntabwo Imana ikoreramo. Dukeneye Imana ikore mu mitima nama yacu. Tekereze urugambo ngiye kuvuga mujye murutura urasiga rwubatse iki? Ubanze utekereze ukaragura ururimi karindwi. Ibintu ngiye gufata nkahereza abantu ngiye kubaha ibiki? Ubanze ubwawe wisuzume, wihamanota, ubone gutaha, ubone gukora, ubone kuvuga. Reka mbabwize ukuri, ibintu bigaragara nk'ibyaha binezeza kamere. Ntimubona nk'abakristo ngo twarakirijwe, ngo nta muntu n'umubona ko icyaha kitashimisha umubiri we. Nindubona ko kwambara neza bitamubera, nindubona ko yibya atatunga, nindubona ko bya byose bikorwa natabikora, nindubona ko ari inyama atagubwa neza akumva tuza umubiri. Inzoga si nkweyo nta wakumva wicaranye n'abandi bagabo bazavuga ngo umwiteye ngo mukabara hamwe ibitekerezo cyangwa no kubeshya. Ariko nyine uzabona ko nawe birabikoze wabyashoboka, haguru nawe akageka ku kandi wicaye ku icupa rya mitsingi. Ariko ibyo iyo bishyize ku munzani ukabigeranya n'ubwiza bw'Imana bitakaza agaciro, maze ugakomeza kuba ku Mana. Icyo kijya kubye kudutera kureka biriya, suko turasinda. Aho tubakoreka inzoga ngo nkundasira ngo ninywa ndasinda. Nywa gake. Niko bazavuga nywa gakeya. Nginyama ngo nimbi ngo muzireke urabuti nzarya kamwe mu mwaka. Ni kimwe mu mwaka zinabwo nzapfa. Nuko bigenda. Ariko tugomba kugira imitima nama ikora. Ntabwo uko wiyumva n'amaranga mutima byawe aribyo bikugira umwana w'Imana. Bakada mwabonye ko mu Adventiste twe twaragize igitero gikomeye, kandi n'umunsi kiracyari amatsinda menshi cyahuranije cyane mu buryo bukomeye cyane, nko mu Burundi ho birakomeye cyane muri iyi minsi. Amatsinda tumumenye uko akimbazi z'Imana mafuti yisha abantu atwarwa n'amaranga mutima. Ngo buri kwiyumva uti ntabwo uko wiyumva uko abyo kugira umwana w'Imana. Oya, ahubwo uhuje n'ibyanditswe byera, hari icyo gipimo. Ahubwo ikikugira umwana wayo ni ugukora ibyo ishaka. Nsomye kuri paji 35 mutumwa ku basore. Ni ubushake bwawe buhindutse ubushake bw'Imana, imbere yawe hari imibereho yo kuba ingirakamaro. Ubushake bwanjye bugomba kuba ubushake bw'iki? Buhuje n'ubushake bw'Imana. Ibyo bingira umwana w'Imana, ntabwo mbyiyumva mu ngewe. Oya, shobora kwishuka umutima murushije ibintu byose ujya gute? Kwishuka. Ntugatekereze ko Imana izakora igitangaza kugira ngo ikize abantu b'abanyanage nke bihambira ku kibi. Nsomye paji 36 ngo Mana ngo nkeneye ikimenyetso ngo uzaze umbwire ko kino kintu n'ubu nagitsinze byarangiye. Wewe uyu munsi narosha inzozi ibinyama ndi kubyanga ngo mbivuyeho. Reka da, ntugatekereze ko Imana izakora igitangaza kugira ngo ikize abantu b'abanyantege nke bihambira ku kibi kandi bagakora icyaha, cyangwa ngo utekereze ko hari ikintu cy'indengakamere kizaba mu buzima bwabo ngo kibakure mu ntege ikibageze ku rwego ruhanitse, aho bizababera umurimo woroheje udasaba umuhati wihariye ndetse n'urugamba rudasanzwe, hatabaye kubamba iki inarike. Tugomba gupfa kuki? Kunarike. Tugapfa ku cyaha. Ibyo nibyo kimenyetso. Nta bindi bintu bizakorwa mu buryo bitangaje kada. Ibyo ngibyo ni ibinyoma.
mvandimwe, amagambo tujya twiga ni amagambo aba akomeye, ariko ni amagambo tugomba kugenderamo cyane. Paji 39 ari nacyo ngiye gufungiraho, nubwo mukanya navuze ndafunga, reka n'amagambo nyababwire. Imibereho y'umukristo si ivugurura cyangwa iterambere ry'imibereho ya kera. Ibyo benshi bakoze baravuguruye cyangwa batera imbere, nkuko byumva. Imibereho y'umukristo si ivugurura cyangwa iterambere ry'imibereho ya kera, ahubwo ni ihinduka rya kamere. Ntabwo ari ukuvugurura ibyo wakoraga ngo kera ngo narabeshyaga ngo ntabwo nzongera kubeshya, oya, ngo uvugurure ibyo wicaga, cyangwa ngo utere imbere ngo shanga umuzi ya kera nakoraga umurimo, nta muvuga butumwa mwiza ngo nakoraga umurimo w'Imana ngo nshaka kubisubiraho, reka da. Ntabwo iryo terambere rishakwa, ahubwo ni uguhi ugapfuka bamushyashya. Ibya kera nyine byararangiye, nimba uyu munsi bitagukiza, mushaka kuba barafashije ingo 5,000, ariko ibyo nta kintu bikigize gute, kisabwa ni ugupfa. Yesu umuntu yabwiraga amagambo akomeye, Nikodemu wari umufarisayo yigishaga, akamubwira ati usaba ubyago bwa kangahe? Ntamubwiye ngo biriya wigisha ngo hindura, oya, ngo hindura, ahubwo usabwa gupfa ukongera ukazuka. Hari ugupfa kunarige n'icyaha, maze ukagira imibereho mishya muri byose. Nyine icyatumye uva muri kamere y'Imana, icyatumye uva mu butungane bw'Imana ni icyaha, kandi ntabwo uragikuzaho kongera gukora imirimo myiza, ntabwo uragikuzaho kongera kujya muri korali, ntabwo uragikuzaho kongera kujya mu materaniro, ntabwo uragikuzaho kujya kwiga ijambo ry'Imana no kuryigisha. Reka da, kiracyaha kirashinyitse. Iki gikuraho ni ugupfa kuki kongera ugapfa nyine bundi ukavuka bundi bucyo ugapfa ku cyaha. Ibya kera biba byararangiye, ariko dore ikintu kitwica. Abenshi tuba mu murimo w'Imana, umuntu yagwa ejo bagateka kanongeye mbyoka sha kanongeye ngiye gute, ayi azaje ko bido bya none abaje kujya gute, nuko bizabya. Ahubwo icyo yakore kanongeye nsanga inde ambabarira icyaha cyane, angire mushya. Harigeze amano za kera wari ufite atezi uzongera gukoresha, kuko wenda zitatanze n'umusaruro, azakuvunja akagwa iki izindi. Nikodemu yaragitangara, maze Yesu akoresheje urugero rw'umuyaga ngo yumvikanishe icyo ashaka kuvuga. Avuga aya magambo atuma umuyaga ugize gute, wahushaka. Ntibishoboka ko ibitekerezo byacu bigufi, ibitekerezo byacu bigize gute, bisobanukirwa n'umurimo w'agakiza. Usanga abantu benshi bashaka kumenya uburyo umuntu akiramo, ntabwo ibintu twabishobora. Ibitekerezo byacu ni bigu, ariko ayo maboko amana arahari kandi arigishwa. Mbese abonye Yesu agusekeye, mbese wumvishijwe uri kubwira, n'ibyo ngibyo ni iby'Imana. Uko yakuremye utabigizemo uruhare, niko izanakurema mu mico utagizemo iki, icyawe ni ukuyumvira gusa. Ubundi uko izagenda ibishimangira mutima wawe, wowe ntabwo uzabimenya, uzajya ubone byakoretse nyine. Umuyaga uhawe ugize gute, ni amayobera arenze ubwenge bw'umuntu. Nyamara uvuye mu rupfu akajya mu bugingo, abona ko ari ukuri mvajuru udashidikanywaho. Uyu nguyu abona ko ari impinduka zagize gute, zabaye. Itangiro ryo gucungurwa tubasha kumenyera hano binyuze mu buryo tunyuramo buri munsi. Ingaruka zabyo ni iziteka ryo ntabwo ari ibintu tuzihimbamo ngo dushake ngo twihe twishyiremo, ahubwo ni ibintu by'iteka ryose, ni ibintu Imana iduha. Amagambo nashaka kugeraho sinyabonye vuba, ntabwo yagizeho vuba. Amagambo atubwira yuko tutakwiriye kuvuga ngo turamanza tubyiyumvemo, ngo turamanza twiyumvemo ko twagize hari icyakorewe mu mitima yacu. Oya, imbaraga iri mu ijambo. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, ikintu gikuru twize muri aka kanya nta kindi, ni ukumvira. Kujya gute, bareka mbabwiye ikintu nanone Satani ari kurwana, ni ukujya gute,
niyo mpamvu nayo kamana yande ari kugenda yinjira arwanya kumvira buriya igihe namani yari kwanga kumvira umuhanuzi w'Imana byari kugenda bite yari gukira abagara yanabyanze ati narinzi yuko urasohoka ukandeba rembyaho intoki nubwo ngiye kuyoza ngo muri siro wabo uraruzi rumeze kuri usirusha amazi meza i Damasiko abagaragu baramureba ate ko sibundi yagusaba ikirenze kujya mu mazi ntari kugikora atumva n'igihugu cyose ari kukimwigurira ni kumwana gace kose umwami yamuhaye ko gutegeka nawe agafataho umva ikiyashokaga cyose agomba kujya gute kugitanga ndetse na shebuje wamwohereje agomba kugitanga ko umugaragu akajya gute nkanswe kujya mu mazi ata teka ngende da aragenda arimweshwe da kabiri kugeza kuri kangahe arakira nta kimenye yageze mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi nimba nicyo banditse ngo yageze kuri 7 ku mare 6 nta kimenyetso kigaragaza ko agiye gukira gihari murabyumva nta nagashigi kagaragaza ko mukangiye gukira byashobokaga yuko yajyamo wenda akanavamo adakiza yagira kwizera gukiya cyo gutegeza uko bigenze ku nsheshe 3 zose myaka ngo niko biragenda gahita yitahira nta kimenyetso nta na marayika waje hafi aho ngakubita nk'urushyi mu mazi ngabone ko marayika yakoze nta nubwo ikirere cyatogose nta nijwi ryavuye mu ijuru ngo ribwiye n'Imana iti ugiye gukira akibyo murabyumva ukuntu bimeze uyu munsi wakumva ko kuko ayo mateka tuyafite wakumva ko yarayinjije ariko ugiye mu cyubahiro yari afite nicyo gihe wavuga ariko si wamugani byagenze bite kibazo kwizera ariko agiye mu bwa 7 ngazagize guteye uko niko muri Yesu nako bimeze ntabwo tuzagwa gusuzuma Yesu ngo Yesu none ubu warankijije ishwe da wumviye ijambo ry'Uwiteka ntiwakira uru rugendo reka mbabwire turi mu uyu munsi turimo kwiga iby'inyamasanyishanyo cya turimo kugenda tubivugaho turimo kugenda tubigaruka ko aho bigeze mu Ibyahishuwe 13 umurongo wa 8 handitse ngo abari mu Yesu azajya gute iyo mpamvu mvuga ngo icyumweru ngo abantu barakiruhutse ngo twe ntabwo twakiruhuka kizaba gitoye ngo umuntu wese izina ry'Imana mu gitabo cy'iki azaramya Roma abishaka atabishaka kandi kuramya Roma kuramya Satani kuko intebe yabo ni hiri azaya abishaka tiza gute azaba nabishaka ntabwo hatakuzabamo urumva impamvu mwibuke impamvu nuko Satani akoresha umubiri ngagenga iki umutima ndetse n'akarengane nicyo kagendereye muzi ko n'akarengane nicyo kintu kagendereye ni ukuyoboza umutima umubiri fuzi karengane bunini fuzi yes soza turasoma amagambo makeya ari muri Bibiliya ndagira ngo iki cyigisho wongere utekereze mu mutima wawe uvuga uti nyamara buriya ntago mba ndi kuvunikira ubusa iyo niwe nicaye niga iyo umunsi wose wije ndukaza mba ndi mu maki ese mu by'ukuri koko nzajya mu ijuru ese ibintu mba mu by'ubukristo koko nibyo wongere wisuzume nongere nisuzume turebe muri Bibiliya turebe mu ijambo ry'Imana kuko nibyo muyobozi nta gusenga cyane ngo Mana tubwire hano amagambo make niba agiye kwasomera ko ikanye basomere mushake murambirwa nta kundi ndabigenza nuko mutarambirwa kuko ngiye no gusoza ubuyobozi bw'Imana iki gisubizo ntakibahaye nambahemukiye amagambo nayize mu gitondo ariko yamfashije n'amagambo meza ubuyobozi bw'iki ko icyo tubonye mu kanya nukujya gute nukumvira kandi kumvira nukumvira ubuyobozi bw'iki umva ahantu buri rero hariho inzira 3 Imana idihishura mu bushake bwawe kugira ngo ituyobore inzira zingahe 3 inzira 3 nyamara hari izindi nzira abantu bavuga reka tuzumve iya mbere Imana idihishura ubushake bwayo mu ijambo ryayo ari ibyanditswe byera musanga amateko y'Imana ibyo gute ushaka kumenya ngo uri mu idini ushaka kumenya ngo uri ku munza y'Imana usanga amateko y'Imana ibyo gute ijambo ryayo ni mu bushake bw'Imana buri kabiri ijwi ryayo rihishurirwa nanone mu byiza ikora mu byiza gute usuye mu mateka ibyo Uwiteka yagukoreye ibyo Uwiteka yakoreye abantu be mu byiza ijya gute Imana nayo ijwi ryo turaryumva gatatu ubundi
ijwi ry'Imana ryumvikanamo, ubundi buryo ijwi ry'Imana ryumvikanamo ni mu irarika rya Mwuka Wera w'Imana, aho Mwuka Wera akora ku mutima maze ibyo bikagaragarira mu mico. Ni inzira eshatu. Iya mbere ni ijambo ry'Imana, iya kabiri ni ibyo Uwiteka yakoze cyangwa se akora, ibya gatatu ni umwuka w'Imana, ni ijwi rya Mwuka Wera. Ni Mwuka Wera uhindura imico. Niba hari ingingo runaka ushidikanyaho, ufite ibintu ntabwo bisobanukiwe, ibintu kubishidikanyaho, niba ari ingingo runaka ushidikanyaho, so kurasenga ngo ubyerekwa wumva, ugomba kubanza kubaza ibyanditswe byera. Murabyumva? Kubaza ibyanditswe? Nta handi igisubizo kigomba guturuka ahambere mu byanditswe byera. Niba mu by'ukuri waratangiye urugendo rwo kwizera, ubwo wiyeguriye Uwiteka kugira ngo ube bwite, kubw'ibyo rero Imana yaragufashe ngo ikureme, ikugenze uko umugambi wayo uri, kugira ngo ube igikoresho cyihesha icyubahiro. Ukuriye kugira icyifuzo gikomeye cyo kwemera kugenzwa uko ishaka mu biganza byayo no kuyikurikira aho kuyobora hose. Bityo rero wiringira Imana ngo ikugenze uko ishaka, ari nako ukorana nayo, usohoza agakiza kawe utinya kandi uhinda umushyitsi. Mvandimwe, ibi ngibi ni ibintu tucamo buri munsi. Ijwi ry'Imana turaryumva ko ntabwo turikurikira, ijambo ry'Imana turaryumva ko ntabwo turikurikira. Abantu bakibwira ko hari ikindi kintu Imana izakora kugira ngo bumve ko ibabwiye. Ijambo ry'Imana risomwe muri kino gice babisobanuyemo, nubwo ntabisomye byose. Iyo ijambo ry'Imana risomwe, ni Imana ibikuvugishije. Ibyo ukora nyuma yo kuryumva bigaragaza nimba uyisuzwe cyangwa se uyubashye, buri uhisemo ubugingo cyangwa urupfu. Buri ibyo twiza ahangaha ntabwo iterabwo ngiye kubashyiraho, nimba twasomye muri mukabyemera nk'ukuri, niho ubugingo bwawe bwaba bubitse muri iyi minsi, cyangwa se ugupfa kwawe kugize gute? Niko biri. Niho Imana ikubwiriye ngo nyura hano urakira, cyangwa se nyura hano urimbuke. Ni ubushake bwawe, ni mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ibyo Imana yakoze. Urebe ibyo Uwiteka yagukoreye utari wanamumenya, akakurinda kugira ngo ugeze kuri uwo munsi wumva ijambo ry'iki. Aha gatatu ni igihe tubona ko iyo twarangije kumwizera imico yacu ihinduka. Ntabyo mu nzozi, ntabyo mu mayerekwa, ntabyo mu make. Hari impamvu imwe rukumva Uwiteka, impamvu imwe rukumva Uwiteka yifuje ko ibyo bintu muri iyi minsi y'imperuka biba bike cyane, nuko Satani ari kubyigana. Ndetse n'ikindi gito wenda Imana tubaye turikiye uburenganzira bwayo. Ikigisho wigishije nicyo wateguye, ntabwo ari cyo twagusabye. Imana rero nimba koko ifite kwigenga n'imibereho yayo, yavuga uko ishaka kuruta uko twebwe twashaka kugira uko ivuga. Yego, niyo mpamvu yarikishije Pawulo yandikiye Timoteyo ndetse n'Abayobora arababwira, kera Imana yavuganaga n'abahanuzi abantu babinyuze mu baki, mu bahanuzi. Ariko uyu munsi twebwe abasore bo n'imperuka ivugana natwe nyuze mu ijambo ryayo, mu mwana wa Yesu Kristo, mu ijambo ryayo. Ntahandi hantu Imana ivuganira natwe, mu ijambo. Ahangaha ni umurongo wa mbere w'Imena. Buriya n'umurongo wa kabiri turebye hariya ibyo Imana yakoze nabyo bimenyeshwa n'ijambo ryayo. N'Umwuka Wera bimenyeshwa n'ijambo ry'iki. Niyo mpamvu ari inzira nkuru. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ibyanditswe bya byose byahumetswe n'iki? N'Imana. Kandi bigira umumaro wo kwigisha no gutoza no guhana no guhanira umuntu gukiranuka, kugira ngo umuntu abe ari ku gihagararo gishyitse cya Yesu Kristo. Ijambo ry'iki dusabwa kumva. Niyo magambo ugiye gusorezaho muri mu bandikiye Timoteyo, niyo tugiye gusorezaho nubwo nemaze no kuyavuga. Amagambo meza cyane, umumaro w'ibyanditswe byera. Ibi turi kwiga bya bindi Yesu yavuze ngo amagambo abwiye niyo mwuka kandi yoki umubiri ntacyo umaze. Umubiri nta kintu umaze. Nubwo kabiri wa Timoteyo igice cya 3 mu 15. Tadore ku murongo 3:15, duhere ku 15. Kandi tuzi yuko uhereye mu buto bwawe kubwa Timoteyo wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kumenyesha ubwenge ko kuzanira agakiza gahishwa no kwizera Yesu Kristo. Ibyanditswe byabihesha iki?
ubwenge bw'utanga agakiza. 16 ibyanditswe byera byose byahometswe n'iki? Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitsi afite ibimukwiriye byose ngakora imirimo myiza ingana iki? Kugira ngo urebe niba uzajya mu ijuru. Dusubiza cya kibazo no kugendana n'ibyanditswe byera. Buri ntambwe yose byanditswe byera warayiteye. Suko ukora bya bintu bura nicyo nababwiye ni dini abantu basengeramo, yabasa amatora abantu basengeramo bakwiye kuyasengeramo atari abundi. Muri iyi minsi ikintu cyabaye kwanga Kristo. Yesu avuze ati nimuze munyigire kuko mwese cyangwa muzirajya ute ndabaruhura ati kandi nimunyigireho. Ariko abantu gusanga Kristo babanza basanga maki ngabayobore kuri Kristo. Ibyo ntabwo ariko Kristo avuga. Ahubwo Kristo muri Yohana 11 avuga ati ninjye mwungeri mwiza. Mukandi kaba ati ninjye ariko rembo ry'intama. Ninjye rwuri. Yesu ni byose. Icyo nashaka ashaka kugira ngo ngiye musange maze ni musanga anyereka abagenzi banjye bagize gute. Ntabwo ndasanga abagenzi banjye ntazi wabazanye ngo banyeka ko Kristo agize gute. Ikibazo yaravuze ngo niwumva ijwi ryanjye ubwo n'andi majwi ataraye. Iyo rero ni ingorane twasanze mu isi biturutse kuri Adamu na none idusaba gushishoza. Aho Pawulo yavuze ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibigishamo iki? Hari uruhare umuntu akwiriye gukora kugira ngo amenye nimba koko ibyarimo byamujyana mu ijuru cyangwa kurimbuka. Kandi nk'uko twabyize tunafata umwanya w'inyunganizi, nuko uwari we wese afite uburenganzira bwo kwigira mu ijuru, afite uburenganzira bwo kuribura. Kandi ubwo burenganzira nta handi hantu tubonera hano mu isi. Tubonera gukizwa ibyaha byacu no guhabwa akamere tukongera gukora iki? Icyaha. Reka iteka tubashishe mu izina rya Yesu. Amen. Ndio wagize ikibazo inyunganizi kugira ngo ari igihe tuba twize ibintu umuntu akagira ikibazo kandi ugasanga ni ngombwa kugisubiza. Ndakubwa ari ntawe usoze n'indirimbo ya 12. Indirimbo nayo tuyiririmbe tuyumva numwe migabana kino cyigisho, hanyuma ndasenga ishoje. Indirimbo 12. Hari isoko iva mw'amaraso y'umumitsi Emanueli, niyatunganya abanyabyaha bagashira w'inenge, bagatsembwa w'ibicumuro byose bikabacikaho. Niyatunganya abanyabyaha bagashira w'inenge, igisambo ku musaraba cyarabutswe cyarihanye. Nanjye mbwiriza nkwizigire noye kujya ncumura, ibyaha mbicikeho rwose noye kujya nkugomera. Nanjye mbwiriza nkwizigire noye kujya ncumura, amaraso ya watunganye ahora n'imbaraga nyinshi, niyo wacunguje itorero ari
yaritsemba w'ibyaha yaganjije imbaraga yabyo yarabirokotse rwose niyo wacunguje itorero yaritsembye w'ibyaha mbere y'igihe menye isoko iva mu bikomere byawe nongeza urwo rukundo rwawe nzahora ngusingiza nzahora ngusingiza iteka nzajya ngusingiza iteka nongeza urwo rukundo rwawe nzahora ngusingiza mwami mpora ngucumuraho mpakwizera imbabazi zawe n'amaraso ya watunganye makuramishwa nawe makuramishwa nawe Yesu mano kuramishwa nawe n'amaraso ya watunganye makuramishwa nawe hari indirimbo zera naze nzaziririmbira mu ijuru naho ntabwo rurimo uzarungobotora uzarungobotora Yesu niwo uzanyiza rwose naho ntabwo rurimo uzarungobotora Data twese Imana ijya neza yatagushimye cyane ahubwo icyubahiro. Amen. Binezeza ni byinshi kuko tugeneye ibyishimo muri Kristo Yesu. Ubwo kubona ubugingo ntacyo dutanze wabwa icyubahiro. Satani cyarwana nacyo kugira ngo turugo ubugingo. Twumvishe iyo nzira amafuti n'amacuri. Yashyizeho n'imirongo myinshi kwitirira data kugira ngo n'intore nawe bishoboka ziyobe. Ariko data turinde kuyoba muri bo turakwinginga. Tugushimye cyane ibyaka kanyu duhaye. Reka utume tubera nk'abiberoya. Twongeye kujya tugenzura ibyo twize neza tumenye ukuraho kuri. Kugira data tugende nk'uko ubishaka atari uko tubishaka. Umaze kutwigisha no kudusobanurira iminsi yose dusigaje kubaho kwacu. Taduye kumenya ijwi ryawe ryo dukurikira. Amina. Avuze ngo intama zawe zijwe ryawe kandi iyo zumvisha uvuze ziragukurikira. Uri tubashe turakwinginga. Amina. Turi mu isi rero kugana ku musozo, yano urimo gusohora imbere y'amaso yacu ko ugiye kugaruka. Data mwiza turakwinze kugira ngo uduhe kuba maso. Amina. Uduhe no kumenya n'isa duhagazemo iyari. Kandi udutera umwete wo gukora ibishoboka byose tuburira isi turakwinze. Muza kutinda kudufasha mu izina rya Yesu. Amina.